Ari party ya love. Abantu barasamba na soja we. Niswe nizina ry'Imana. Do. Ntabwo nize ngira boyfriend kwishuri kuva natangira kwiga. Cyoza I had a crush on someone. Crush nagize crush na. Wari mubwiye amagara umuntu kono sinzi cya leta mu wa gatandatu ngo ni mu telefone bwa mbere. Kuri Pibilifone nazizo. Tuvugana. Nugambe ninze telefone gutwi bwa mbere P6 nyewe ati alo tinatsinze cya leta. Joye no kuri Soja. Niza zindi z'ibyuma se zagira. Oya. Twuma. Oya. Acha wewe. Plastike mirongo ng'igikondo. Ari amakuru za gisuperi. Ego mirongo ni plastike. Ntabwo nari gusama. Iyo bimenya ni wari kubyaza umusaruro icyo. Amahirwe gasama gafatira amabere y'ubuzima yarabacitse. Nagize ngijya mifata nko gufatirana amahirwe. Amahirwe uzatushe none urebe uzatushure kataka kubaho. Hey yo, what's poppin' in Kigali, what's poppin' in Rwanda, what's poppin' in Africa, what's poppin' in people around the world. Again, it is your boy Nesty, ni kuri Nesty Tv gisanzwe. Ariko noneho mwabantu mwe mutubabarire imyaka ibaye myinshi rwose twarabuze. Natwe twagiye nka nzovu naya kandi bo bajya babura. Oya ba. Nta mpamvu bafite. Ariko today twishimiye kugaruka. Noneho muri content cyashya, content nziza cyane, content yo kuganira ku buzima bw'abagenzi muri rusange. Kumwe n'abagenzi hano rero bagiye kujya babagezaho ibyo bintu byiza bya buri munsi. Ariko bameze nk'abafite isoni za kamera sinzi. The amos. So ready as usual. Yeah. More than ever. Ready. Murakoze cyane mwatajya mwibwira abadukurikiye hanyuma nibyo tugiye kujya tubagezaho then mukatubwira icyo mwatuzaniye. Ladies first. No, you go first. No, you go first. Turi mu gihugu I won't do that. Female jump. Oh. You go first. Wamvuze. Okay, kuri umugore nakuvuga ko kuna mugabo yivuga na mugabo bavuga kuri umugore ndakuvuga. Ngamvuga ite wivuga. Aho ndi kumwe na Ange. Yes. Mu Gifaransa mu Kinyarwanda ni Enjo. Ujya mu Kinyarwanda nagari Enjo. Yaje mu Kinyarwanda Ange ni ani marayika. Yes. You know. Ngiye ndivuga ntabwo wamvuga. Ko sibyo nta mugore uvuga nta n'umugabo uvuga undi. How do you want to? Yo nanjye ni Amos. Mu Kinyarwanda na Amos n'undi ntabwo rihinduka ni kwa konda. Vuga ni ry'Ikinyarwanda. Aya? I want that. Tubwire ni ry'Ikinyarwanda. Yaraganda ndi proud yaryo ndashaka. Umva sabwo ubwo ndangira muri ariya ni nida yes muri nida. Ushaka guhindura izina process niziye ko ndashaka guhindura byamana. Nese urarihindurira iki kiwanyu bari kwise n'ubundi barishaka. Nako giye there was no my consent nta narigize ngo bari inyite ntabwo nabishakaga. Urumva ngomba guhinduza ko mfite uburenganzira. Habimana. Nese ucyumva kari noneho nyine rivuge nyirimbwire numve kari ribi. Kapfe kuri vuga. Chimi Imana. Amos. Chimi. Chimi ndakanyagere. Undi usanga ari izina rumva y'abantu abandi bakani banyumve nabi. Izina ry'abakarani. Izina ry'abatipe bakunda gutera imizigo mu isoko. Ubukere wanyaye ku buriri mama wawe yavuga ngo jya mujyana mu byutse nshimi yaje kwani ku buriri bwe. Aya nahise wikira umwana yani ku buriri ngiye nacitse ku Debora bicitseho. Wowe mfite imyaka ngiye mu wa mbere primaire. Ufite imyaka 8. 8 kandi ufite ukuntu wize ukuze 8 natangiye primaire mfite imyaka 6. Hari mu gihumbi ngayibaza igihe sibyo kwiga byasaba gukora ku gutwi kwanga kuva kwandika ibyerega byarangiye vuba kuko nanjye baza nanjye wewe usakoze ku gutwi ariko uziko kuya ngo bakwandike ibaze ngiye namaze umwaka wose ko nagiye bwa mbere yegandikisha mukecuru nyitaga Josephine ni mama uri ugeze kuba guverineri y'intara y'Uburengerazuba ubu ngubu ambasaderi mu Rwanda muri mu Buholandi. Mama we umukecuru Imana rukodashira yitavye Imana kera yaranashaje n'ubundi cyo twigisha. Josephine umuvyeyi nyine umuvyeyi witonda ariko ugiye igitsure nyine akoreba gutya bamuri bagaga batewa. Amusore gatsa imbazi akagikoreba gusa. Rero niwe twandikaga. Ukiri n'umwana ati sozo kwiga ryari mu kwa cyenda mwa Josephine ni ubwo nyine Josephine nyine hari ukuntu ku kigo cyo muri quartier babaza umwarimu wigisha mu mbere hamaze nk'imyaka 20 rero Josephine rero ubwo bago twagiye nakubise umwaka wose nitoza gukora ku gutwi gukora ku gutwi ndi ngenyine ndi muri tize nakora gutya batisha naho ndatangiye ishuri karabaye
urumva rero ngabazo mu mwaka nyine kwiga kugira ngo bakwandike byose gukora ugutwi urumva inka ryari abakurikiye Nesty Tv barabizi abakuru apana abana bize cyahoze wize kera ushobora kuba warasoje kwiga nka 2016 yego 16 yego 16 nangiye muri kaminuza damn uziko nari nsoje primaire 2016 nari nsoje primaire amata wrong place ni cyane atari gukora ngo mbikone cyane na giuze bize ndanga gitifu what do you call a wrong place it's a wrong place kuko nasi gutincara umwana yije secondaire watangiye primaire ndangije kaminuza what would you call my place a wrong place amo what would you there nawe urabyumva nawe nanjye ndahantu hatarahanya rero nuvuga ngo okay to be honest natangiye kwiga primaire kwanza ako navuze abantu babizi atabimenya ko abantu bazi promotion ya Mudidi nge abaminisitiri bose batangiye nyuma jenoside yakorewe abatutsi 94 nyuma yayo abaminisitiri w'uburezi guhera kuri Mudidi ministre Mudidi icyo gena rigaga abaminisitiri bose ungamaze kuba abaminisitiri barindwi cyangwa batandatu b'uburezi guhera kugeza ko ngo yuriho ubungubu ariko uyu ngo yagiye narangije kwiga ko narangije kaminuza 2020 ariko nabwo suko na 2021 nuko wabayemo umwaka ane branch ya covid yes ariko nanone nyuma ndanye secondaire nabwo nakubise imyaka 2 mfite kuturaka ndabaneka nzembe nkwamye ndi kwiga ni scam ndabaneka mbe nkwamye kanze nikorera amafaranga ako ngwira impamvu kwiga atari scam buriya nubwo abantu basigaye bavuga ngo kwiga ni scam bura ntago ari scam kwiga uragenda akora umusaza amo Don't mind my age. Vuga imyaka ingahe urumva impamvu kwiga atari scam actually je nanasharinze abantu bankurikira kuri Instagram yanjye ugiye nyine gusaba akazi sibyo tuvuge uri umukoresha ngenje kugusaba akazi nyine nza nkwereka ko nashobora kumara imyaka runaka ndahantu hamwe yego zakazi naka nyine ku ishuri urumva no ukajugumana nabo igihe cyose oya no ku kazi ariko sinagwa gitaha najya nta ariko no ku ishuri ho wararagayo ngo iki nagwatahaga se muri interna warararaga igihembwe cyashira ugataha ariko igihe cyekene kimaragahe ku ishuri se none cyo koza ariko nyine ni ikigaragaza ko wabasha kwihanganira kuguma mu kazi ko umuntu ugiye kugukoresha kwako umuprovinze ko amaze imyaka yose ku ishuri koko wagiye yuyimara yirihangana uriga uranishyura uranataha ugashaka kuvuga ko kwiga regardless y'icyo wize ahubwo kwiga ugiye guspendinga time ku ishuri kugira ngo za proving ko wabaye aha I didn't say that ni nka kwa kundi abantu bavuga nyine ntago dukora ibyo twize nize bio nese nize biology na chimie na physics ngambwira ndi kubyaplika sibyo nyimba sibyo reka tugire short tukati short kwiga naga scam ahubwo choice ahubwo guhitamo icyo wiga nibwo ubwo wiscaminga we uhisemo na sibyo oya ibyo ntabyo nago mbyemera kuko abantu bose bize nk'ibyo twize ntago bameze nkatwe oya dore for sure kandi nyamara umva kaze ngubwenge urumva nuvuga ngo kwiga education is not a scam but your choice can be scam what day nyine bafata ibintu nkiza reka wanda dufata urugero nko kuri combination yanjye sibyo nize PCB sibyo dufata urugero nko kuri PCB ntabwo PCB electronic na ka device kitwa PCB electronic PCB nagakoresho nakavura nyine ba mounting ama device yakora nka test nkakora munserereza ngo nyine ibintu nize nta kintu bimaze nta nzabijyana sibyo ntabwo nekereza ko leta yafashe iyo combination ikayishyira mu by'abantu bagomba guhitamo nyine ngo bajye kwiga ko nta nyine ari scam cyangwa bishaka gutuma nta kintu bikumarira sibyo nubihakane umva dore abantu n'abantu se leta sabana yego they can make bad choice what did they none okay sibyo ngaho simaze imyaka myinshi se bayiga sibyo aha myinshi ngari bazi impamvu no leta imirashyira imbaraga mu motivate ni kubera iki none ubu none ko bavumbuye musukuvumbura nyine babonye ko math ni basic niza ni nka mother wa science urumva ubu ngubu buri combination yose ya math ube wiga byabitanga bya fake niki RFK ibyindimi fake nabyo ubyiga uzagiga mu math ama RFK ama RKK ndoko nta combination tuzajya mu math nuko iki rero
nuko ko mbere babonye ko habayo bad choice baravuga bati kwanza okay do nahise igeze ubu ngubu isi turi mu ngubu turi mu isi iguforcinga gukora imirimo y'amaboko banakoresha umutwe nuvuga ngo niyo mpamvu ubu ngubu ngo TVET ubu mu Rwanda buri si buri murenge ufite TVET kubera iki kugira ngo habe nyine okay abana biborohere ku accessinga nyine ibyo bigo as reference yego ubundi u Rwanda rwafashe reference mu Bushinwa na Singapore hari ahantu ushobora gusanga duswa hano turi ugasanga nga mu gikari unafitemo akaganda kikorera intebe doko abaza acura ibintu abikuye muri skills yakuye mu Rwanda byaratangiye yego nyine muri karitsiye ahantu hose baba bakora utubati bakora none se uwo muri utubati wakwiga PCB ukazamenya gukora akabati wamenya angoti ndakata urubaho kuri ango yakangaye warize PCB kwa nizi physique rega buri ba muri yego amona arayumvaga ngambya formule amona nago turi kwiga oya nago turi kwiga don't mbwira formule ya density ha formule nimwe nibuka it's been a long time ni kinini ngewe wavuye secondaire 2014 ntabanyibuka wowe uvuye ejo 2023 ni gutayibuka ntabwo nabanyibuka ako abantu mwe yashaho narushaga babiri agomba nkubwira abantu ngo mwize kera mwagiraga ibidega ku ishuri ariko ivuga kera nejo hashize n'ikererega nejo hashize namukanya hashize ujya shamwe mwize kera tugeranye n'igihe twe twigiye abantu nyine kuri promotion yanjye kera yavuze kera it's all about the past n'amasaha ashize abiri ni kera mwaranyuzuraga mwebwe don't bring me back to that shit so muri secondaire umva de kwa no kanze umene nize ku kigo urumva kunyuzura we none twebwe atagiye kubica urumva leta yagiye kubica mva mu kigo cyacu kintu byatumye leta yagura kumundi kunyuzura byacikiye ari ikigo cyitwa College Nyamirambo cyo ku Gisenyi baranyuzuraga cyane akaza muri ibintu bicyane biri social none ariko natwe ku ishuri Jesus umuhungu witwa Mahome niba ukibaho deruka niyo myaka ya kera Mahome batunyuzuraga muhungu we Mahome turamusura Mahome ise hayi Mahome umuhungu wihuye w'inzobe Mahome nta sabuni yaguraga urumva Mahome yaza ku ishuri ifite akavarisi agakapu ke gusa mu bwoko uniforme n'imyenda nk'itanu uniforme ntiyayimesaga twarameseraga Mahome mwahuraga mu nzira gutya wenda kuko nyine abantu twigaga ni ku kigo kanze nyivuga kanze tele promotion ko cyabaye nyanyazi yako nundi cya kigo cyacu cyaratureze n'umubyeyi wacu Imana muri ko dashira matsuka ya Rwanda inzisharire kuri groupe scolaire Mutura bona ngo abimenya Mutura cyitaga makomine aho ari muri komine ya Mutura nyine cyabanje kuba ikigo nyine kitwa APEMO ngo ni association des parents quoi de Mutura nyine harimo na Mutura yes noneho twebwe ngewe ariko icyo kigo twakirotaga kera papa twarakirotaga byatari umvaga nyine ngewe n'intsindi cya leta nuko nyine bacu ni Rubavu habaga hari ESE Gisenyi hari College Nyamirambo hari na groupe scolaire Mutura na yave bigogwe na janje hakunda kuva bana bambere ngo siniko byagenze nakiva bambere mu gihugu directrice wacu yatubwiye ati mwige muzajya kuri Mutura cyane mutsindwa mujye ukanzenze ni ikigo kanzenze cyari ngukira cyaba simeruka ni ikigo gituranye n'icyacu bakitaga ngo ni ESE bakitaga ni école secondaire inférieure bafataga ko gunye ko kera nago babaga system ya SDMS imwe uri ngo nota wacu kera bazanaga ibyo byarasohokaga bakavuga kuri radio ariko ko nyine nibavuge ngo abatsinze nabangaba oya ahubwo bazanaga list z'abatsinze harimo umurongo ubwo nyine umurongo ushakiraga hejuru y'umurongo wakwiburamo wakira hejuru y'umurongo atumenya wagwana no wait atumenya wagwana urumva nzubwira ukuntu byagendaga kuri radio oya kuri radio no unyebaga nyine wewe wicaraga kuri radio ukumva ko izina ryawe barisoma oya ibyo ni bya kera cyane twebwe nyine bavuga ati urabona uku nguku YouTube channel bavuga ati ritazasohotse timurebe muri SDMS hose tuba turi kubibona hose man kodesha pa kumusaza man pike man aya majyambere man nizina aya majyambere ntaba urumva icyo gihe rero
ubu nyine muri CDMS bagwa index number ugashyiramo pa ugatubibona twebwe barazaga bagashyira kuri direction cyari cyo yego ku biro bya director ku birahuri ako cyangwa imyuga utabica akabishyira inyuma gasomera inyuma ko ashaka kuzatsinda ugasanga ugize umujinya urabiciye ubwo warazaga urumva kugira ngo atagira umuntu ukurebera akakumarira ifemba n'amatsiko ko wabirenze atazabirukana ngo nyine ugamenya ko kuri radio byasohotse nyine ako byasohokaga byabaga i Kigali bikagera mu ntara mwebwe mwarategerezaga tubategerezaga bikagera i Kigali aha 3 cyangwa 2 aho ngaho bikagera Kigali kagera mu cyaro mwahoraga mwumva radio ngo mwumve ko batangaza ko ibizami byasohotse amanota yasohotse no tugategereza ubwo rero ikizami cya primaire nicyo gihe nagikoze 2008 man. It's been like 17 years, man. Oh, come on. 2008. What was the primaire? Come on, man. I was too young. No, ubwo nyine dentist yazaga nyine akatubwira. Mwige. No, ubwo nyine dentist nimba muri icyo kigo nyine cyitwa groupe scolaire Mutura. Kiba mu Bigogwe ariko ibere bya Bigogwe gutya birebana. Nyine iki kigo cyacu ikigo cy'impunzi cyitwa Nkamira Transit. Ntabwo ntimpazi ngiye bimeze nka kuri hari ameze no hano ukeneye gutembera oya riba rukuta n'igiti cy'umwembe I mean the mountain. Yes, I don't know. Wajya wara ni kure cyane. Okay. Yes, none ubwo tugati mwige atatu muzajye kuri Mutura cyangwa kuri ESE Gisenyi cyangwa kuri college Nyemeramigo ubwo twiga mu mutwe yacu ngiye ndumvaga ibyo bigo biba mu Rwanda nyine numvaga ari byo bigo nyine bibaho umuntu yakwigaho ko nyine icyo gihe primaire nasanyuraga tuntu dusoma ngo muri kaminuza bye byaranze urumva warabaye ikirara kaminuza yitangiye byo kwibeshaho utayigiye ushakiye igiye mu nabi karava urumva hari wanyi se wataga igihe ushakiye kwaso hoya muri kaminuza muri kaminuza baga muri gate mutwaga muri interanya akaraka hostel ubwo ronye kuri Mutura rero numva najyo nyiri umwana myaka 13 urumva ureba nk'ikanya kigwa yesuwe naje 13 urumva arongerayo ndi umwana ibaza ko nukuri kw'Imana so gukabya twarana batatu yari ngewe bane yari ngewe Charles Rubona afande muri RNP ejo ndi yakoze ubukwe nitwa Gashema nawe na afande lieutenant captain muri RDF twara abana bane ngewe Gashema Charles na Victor muri Amerika ngo rero ubwo nyine baratera katugira umweno kuri kw'Imana nakandi gapiti kitwa abajene ko kwigaga gataga ko nakaga muri interne ubu nawe ni AIP inyenyeri imwe muri RNP bajene Olivier salute ubwo noneho umutipe Mahome arakatureba niwe twageze uwo pete mvuzo umwe ari umwe twaraje bamaze kumusanya nyine baraje baramusasira muri dortoir atashye petararira aje kumukurikira ntabwo muvuze urumva yaramujyanye atashye ararira mama asubiye mu rugo akirarira afite ubwoba basubirane mu rugo baravuye Gisenyi mu mujyi none hari ukuntu kuri generation zanyu abana bigaga ari bakuru ngo nko muri primaire twigaranga n'abatipe bakuru tubungubu kungana ya muri primaire unsuje inyuma twateze muri secondaire muri primaire hari tipe twiganaga bakuru urumva none kuri ya level ikigo responsable twitwa responsable bamaga inshingano zo kudukubita tipe bakuru bakabijya zo kudukubita nuvuga ngo umva do twazaga ku ishuri wakerewe wende kigo kiri hano bakaza gutegera nka ESE nkaragura ku kigo cy'imodoka akabafungira akarababanira urumva akabakubita ngo mwakere kandi mwigana ucyagera bagufata oya bigaga hejuru kuko twiganaga bakuru n'ubundi Yesu kuko twebwe icyo gihe gukubita byaga ibintu bigezweho I know chef agafite inkoni nagandikaga basakuje agafite inkoni akageza agakubita hano mu bice cyangwa nsubije inyuma reka tuvuge bya primaire urumva this teacher wanjye yitwa Fabiola umukongomani kazi sinzi niba kibaye Imana mukomeza kongoye kuko imyaka yarazamutse cyane Fabiola none umva ngiye sinakubwiye ukuntu ngiye primaire aminuza yanjye level of what intelligence yageraga iri ego P1 kugera P3 nabaga mfite ikintu umwanya wanjye 19 20 none afungiraga no
ngeze muri P4 ariko nagiye gutangira primaire nzi gusoma amagambo sinzi kwasoma igitabo nzi kugisoma nkagiye tura primaire rero uwo Fabiola rero angira chef de classe mu wa kabiri ati kamusi shaka kana kazo ubwenge ubwo abagize chef de classe kandi chef de classe muri primaire aho ngaho warakubitaga na kindi ubwo kugira ngo nyine umuntu tamukubite mwabaga inshuti akayakuzana utubombo akaguha biye nshyashya twahitaga umuyo akaguha umuyo biye nshyashya twaga umuyo nyine umuyo urumva biye y'umuyo cyashya bazindi bazirikaga gutya hari biye bakoraga bazitaga gutya nese umwana utarazigiraga ufite biye yari konongo yari ibinonko ibintu nk'ibyo nyine wafataga ishashi ukayitwika itarashya ugatibumba vuba itarahora igiporoporo cya bike igo igiporoporo cya bike si babikoragamo mu giporoporo cya bike nishashi rati byavagamo igiporoporo cya bike igo bike kizikavaho nukuri do kizikavaho urumva byavagamo se ntabwo byatwikanagara ubwo nyine kugira ngo umuntu nyine umva nanga ndi chef nyine kuyanaza gukubita kazana akabiye k'umuyo twataga amagorori igorori ry'umuyo ubwo nyine cyo gihe ariko urucuti bw'umunsi umwe nagabwa buri gihe ejo nagafite indi nshuti ewana aba type no nyirakuru I'm sorry to say so ariko nyirarukuntu ubona umuntu kuva n'umukunzi type nakubitaga anaryamye kandi imvura nko kugwa akiryamye nganda butsuye ngo nabyuke kandi ngomba kwita basaka bari gusakuza amutsibura gabyuke cyaka cecetse for no reason arumva ubwo channel ya Nesty Tv kati tuvuga story life zo ku ishuri kuva primary no muri kaminuza nge nizinye twega tubamo IPRC tumo wagiraga amafuti oya nabaga story nyinshi cyane ari baza muri kaminuza bigaragambiriza ibiryo come on man karigaragambye ufite mu boyfriend ku ishuri asara mugira ubwo reka tubwire story ntabwo nize ngira boyfriend ku ishuri kuva natangira kwiga I had a crush on someone nagize crush waramubwiye nk'uko naba ngufitiye crush dorotwari yose yari ibizaye barabikekaga sibyo nje wow umuntu wabibubwiye si ubuswa bubwira kuri kamera no kamubwire ahubwo shana ntabwo muzi ukuntu byaje kugenda twari inshuti nyine cyane ariko nyine mufite crush ariko wenyine mwari inshuti twari inshuti ariko had a crush on him ubundi crush gorana ni niyo umuntu utinya nagize crush nka miliyari muri secondaire Jesus Christ nyaragize crush imwe urumva ko yari mwiza nkanjye oya yari mwiza wese uri mwiza urumva namugiriye crush noneho hari nyine utuntu twinshi twahuriragamo ari friendly nyine akunditse urumva yari umureyo yari umureyo I don't know but yakundaga football ntabwo yari umureyo nyine ko yenda kose njye nabyumvise ntabwo mbizi ahubwo nyuma nyine dusoje kwiga uko yigaga imbere yanjye nk'umwaka umwe asoza kwiga nyine nanjye nkomeza ndiga nsoje kwiga aza kubona nimero yanjye aramvugisha turongera nyine turavugana wowe ufite amego kuvugana crush wawe ariko nyine urumva byagize icyo gihe ntabwo nari nyimufitiye crush byari nyine none uramaze guhwama naramaze guhwama gukira urumva turahura sha arambwira ngo ashaka ko mba girlfriend oh yes arabikwibwire he did so lucky in this for life, sure man. You will make it in life. I didn't say yes I was like no come on man why would I did you do that yeah I did to your crush for sure I did I don't know why I did that but I did how do you get that he was no longer my crush no he was no longer my crush yeah narashyize ubwenge ku gihe narashyize ubwenge ku gihe none se katabibwije yego narabitekerejeho reka ntabwo nakomeza kuba crush kandi yarashonje amaze guhaga asanga nari maze ku ishuri nari maze inzara yatumaga aratangira crush arakamwe munabonye tumwe kuri Facebook na Instagram
ati atarigemba ndi mu rukundo byadanje ati namara kurya atansanga ari inzara biteraga inzara itera urukundo hari igihe uri kumukunda ngo urebe ko yanakujyana kukugurira umva dore inzara itera gutekereza nabi kandi to fall in love no gutekereza nye biterwa n'umuntu ubwonko bwagize gute bwa deviye si byose are you sure abantu baba mu rukundo bashonje hari wenda bashonje rubanza nashonje uri mu rukundo so you mean ko umuntu uri mu rukundo aba yayobye yatanye niba muri mu rukundo nta gahunda yo kuba mariye amonago wabinkora kuko abantu bahaze bakora ubukwe none abashonje barakundana okay wabo challenges abantu bahaze bakora ubukwe okay abashonje bagakundana biraro igo bira bintu noneho bifite ukuntu ari na scam gukundana abashaka noneho abahungu mukaba abagome gukundana bisanzwe ngo ni scam urago gukundana bisanzwe for sure igo ni nyine bimwe na bimwe no atari witari buri gihe rimwe na rimwe nkuko wakanga it depends on the person you dating urukundo ni scam nta muntu njye turi kumwe na Mose ntabwo turi kumwe nande na Mose ahangaha no mu rukundo Jesus ndamukunda je vous salue Marie Jesus Christ you got crush on him yeah wow like that if you get crush on me you get crushed no wow like crush you get crushed I can't get crush on you wowe akari romantique Mose yarambwiye ngo ngiye afite sheri ngaramusohokana ngo bakajya kureba imisambi ngo bakajya kwicara muri ka free zone kaka free zone ugakweho ngako bakajya kwicara ku mujyi wa kuri cya cyapa cy'umujyi wa Kigali muri rompoe gubatiza muri rompoe Amosi yarabimbwiye ari kumbwira ati mbabarira ukunde nzakujyanayo none icyo gihe yarambwiraga ngo ubu nta mafaranga mfite ngo ariko nkunda ndashaka udufaranga ngusohokane ase uri umujene nakujyana gusohokana uribuka uri kubimbwira anje muniga kubwira ati please reka tujye kuri date mu buryo bwo kugatira that's not a date kugakoma man gakoma karimo bureba what would you call that a date it's a date how a date is a date I would rather najya kwicara muri kafrizone kuko komeye ngo ajyanye bushare rubundi bamubotse iki izanyama nizi ego none se nukurya ipira mu biryogo no kunywa igikoma ara mu biryogo so romantic no ara gusetsa abantu bajyayo kukuma nukuri sure kuri date wajya wundi date wowe najya he ntago mvuze wenda kurasose gato ya ntacyo turagaruka ntago mvuze ko araciriritse ku buryo ntagiye kuri date ariko ngiye ntekereza ko nyine kujya kuri date mugiye kuganira sibyo kuganira ibiki nye date kuganira iki mugiye kuganira iki kubiganira ni byinshi what type of conversation umuntu mujyanye kuri date aba ari umuntu ufite amarangamutima either ni umukunzi wawe cyangwa ni umuntu ushaka kugira umukunzi wawe sibyo ni mbisobanure neza urumva impamvu nyine ntemera ko hari ahantu wajya kuri date hari ahantu wajya nyine ugiye kurya ushonje cyangwa wajya nyine inshuti zawe nyine mufite vibe noneho kuri date ngewe ntekereza ko date nziza ari kujya ahantu hatuje hatari abantu bari buze kubabangamira nyine muri mwenyine muri kuganira ubu ntabwo umuseriveri uza kubwira ngo mwadatije ngo intebe ngo muri ubu hari igihe uri umuntu akaza akakubwira ngo nyine muri babiri hari indi ntebe iri hano ngo ahangaha se tuyicaze umuntu nta kibazo on a date Ije nabyo nanjye ahubwo ndakumvise igitekerezo none nakora nka bya bindi byawe byo kujya ka free zone tugafata agatebe kacu nyine byandi byawe byo kuba romantic Amos tabigira imikino arabura ku mujyi wa Kigali ara ku mujyi wa Kigali ku nguru mujyi wa Kigali harimo agapaka kari romantic byadanje barishura oya uragenda ukicarira ngakugurira akaji ka pome k'igihumbi ex-wanjye nabyumvaga nabivuze byose ubuze numuneje ese ntabwo wabivuze ngo cyangwa ngakakujyana ku misambu banza ari icyatanu kwinjira akuziko yabikubwiye bigeze gupanga kujyana kuri ndabafashe oya ntabwo twabifashe kubera ahantu yakubwiye
yari ari kumbwira ngo anje mbabarira unkunde nzakujyana kuri date ntabwo ndajya kuri gusaba umuntu ngo usikora ndi romantike ngiye ngo nakugera ngo ka free zone ngo cyangwa kugera ngo ku musambi ngo tukaganira ngo turi romantike nzapfurundi mwene muzenda ntabwo nakwinginga umukobwa nkunde ndakanya ngo ese ibyo rero wari muzanjyane uzanjyane nakujyana nkanagusiga yawo ariko ngo ugiye ngo date hari ahantu rero hasigaye hicaye abantu bonyasigaye abantu bo muri alliance abate ati aba cyangwa zahengamye n'amashati adateye pasi ishara ni bonya mbona bakafata ingabo bazira bora no ko ara bora aba free wifi I think ara kuri iri supposed kuba iriyo ariko I guess ko bayifunga cyangwa baba bima abantu umva umusaza wakemuye Kigali mu Rwanda na internet n'ubuntu ese anje date ni ikintu cy'ingenzi tuko kuri wowe kuri njyewe kujyana kuri date before family ntago bizi ko nyine ntago abantu bose babanya approaching batekereza kimwe ntago ari buri ntago ari buri gihe urukundo ruba ari scam I didn't say that ntago ari buri gihe urukundo ruba nyine ari scam kuko se ntituza abantu bakundana kandi bikagenda neza urugero impamvu urukundo atari scam ntago ari scam but sometimes nyine biba ari scam kwako hari igihe ikintu kiba scam ko aba scammed someone can come and scam you sibyo nkanjye nkakubeshya urukundo ukabuze ko dukundana namara ko mu mutima wawe nkawushwanyaguza nkawujugunya sibyo nkagusigira indyo urakumva rashaje indyo cyane umwana z'urujyo uraruzi wowe urujyo mwana byoze ibintu nzi mu kinyarwanda nyenze ibintu umutima ukawugira indyo nkawugira indyo noneho undi muhungu yankunda akaba ari umunyamahirwe wenda n'akandi gakobwa karamumabaje umutima we zanjye noneho nkazisana byita kumendinga nkawubumba neza ukongera umutima mwiza aho ntabwo biba byabaye scam noneho umutima araza akagushyira mu rukundo wabyuka mu gitondo ugasanga ntabwo muri kuvugana wamuhamagara akanga kukwitaba wamwandikira akanga kugusubiza kandi ikintu uramuhase cyangwa warakimuhaye uruze ku cyaba ku kiyo tubaye muhita mugenda uzame nzahaguma naramuhaye aragenda amubwiye ngo nzamuhara agaruka nanone taneza sheri papa wawe ahubwo arabizi taneza sheri sheri wiwe yarabikoze sheri wiwe nzagende nkuhaye dore ni ukuri kw'Imana noneho buriya nkubwire buri ikintu kimwe utazi iyo umukobwa ari mu rukundo like nyine iyo wamushyize mu rukundo eka nk'iyo experience iyo umukobwa wamushyize mu rukundo komeza iyo umukobwa wamushyize nyine mu rukundo nka gutyo urumva ukigendera nyine ukabyuka wamurambiwe cyangwa utagishaka gukundana nawe abakundana ngo barambirana hari igihe umushyira mu rukundo wowe udafite gahunda yo kumukunda ngo ugumane nawe hari ikintu ukeneye wakibona ukarivinga cyangwa hari n'igihe uza nta n'ikintu ukeneye uje wenda nko kugerageza yego mu gihe uri kugerageza umukobwa akaba already yagukunze usanze bitavamo nyine uhisemo kwigendera ariko nta nyine uri babantu batabwira abantu yego uri babantu nyine batabwira abantu uti byarangiye turekere ukigenda ukavuga uti wenda nawe yaranyinishaga n'iki umukobwa yaragukundaga uri kumva ibaze ko yava i Paris mu Bufaransa akambuka inyanja akaza mu Rwanda ko kureba n'ibirenge ibyo ni bamwikinamico rero nabyumvise mu ndamutsa umva kamubwira biriya bintu byo mu ndamutsa rero bibaho buriya izina ry'Imana ni ukuri ariko ndibaza is sex part of love is it sex part of love I don't think so it depends on the couple ntago sex ari part of love mwabifashe nk'ibintu byoroshye muri iyi minsi oya ntago sex ari part ya love abantu barasambana soja we izina ry'Imana do mu rugo do soja muri high school ku izina ry'Imana do mu rugo ni kunzira petit bose avuye kwiga bose hacaca abana nka 700 icyarimwe
ibigana baba bari muri izina ry'Imana abana biga S1 S2 ibigana baba barimo n'abakobwa n'abahungu Jesus Christ ariyo umva banicaye munsi y'urupangu niwe kuri internet niturije Yesu bigana saa 10 batashye Jesus base abantu bagana nabana n'abagabo n'abagore barakuze zino bigana baganira ati karakana ati kakati ati kareti nagakubita inyuma ya toilette Jesus Christ inyuma ya toilette iba guzira umwana no arananyuza amaze aranyuza abakobwa babiri abari batatu ndanye batashye mu kivunge bajya baganira ko bazajya banone bavuze bari babinyi bagane babyumva nawe nyine bavugana babagana ku mutipe ngo bigana ngo ikibwa ngo ku mutipe ikibwa bigana ndagaje abana mani no kwishurishe no kupitiwe cyangwa urumana no kizana ry'Imana urumva ibyo bintu bibera no muri amanani hanga niho bibera abana banyanyiza n'apeti banganga biga mu bigo international barapeti urumva no abakobwa babagana mu gihugu kikibwa bigana ngo kitazi gusoma how I even don't know how to kiss kuko nabonye urumva biga nka S2 umva nyumwana cya kigo cya ruguru bambara kaki hasi na S4 ihaba bose bari muri lower high school ngo izina rye singiye ariko baramuvuga ngo nagazi gusoma ntaga bitwa Imana kuko sinishimiye Imana ko nshimiye Imana bose turabazi ari ibyo byarabacanze ndakanye ariko umva ariko mose ajye byarancanze ibiki ibintu tumaze kuvuga seems like afite ikintu akuzi bro uri kubeshya kuri kare asavuga wese hano ari kamera nyimuza none babwire igihe byabereye ibyo ntabwo mbizi ndi kukubeshyera ahubwo kuki se wavuga nshimiye Imana kuki se yavuga nshimiye inde uyu muntu yako nibyo urunguru mu ex mwamnyire bya ex of who ex muri mat ex of who ndi why ni ex ndi why sho wakemeye kuba ex wanjye how I'll be your wife. Let's talk about besties. Besties za nyambo brown. Yani scam ya daje. Yera musi ntabwo turaba best. Udumva tutuba best. Oh never. Asundi bira bintu bibaho man. Bire umva du. Nagira best of umva. Njye na best. Soje. Ntabwo mbiza ko njye nta best. Reka mbwire soje sibyo. Yaba umukobwa yaba umuntu nta best ngira njye. Ni ufite sheri sibyo? Akaba afite umuhungu mu best. Koraho. Itafuri ugira ngo. Zimya kamera. Nuko abantu bose bafite abasheri bafite aba best. Njyewe iyo mfite sheri wanjye niwe tuvugana wenyine. Urabahindagura mbega. Arabahindagura. Yafite. Iyo mufite nyine. Ako hanje ameze nk'umuntu ufite experience mani muri life byaje. Wenda nshobora kuba bitara. Erega reka mbabwire. Crash. Ufite ex bangahe right now. Kugira experience mu buzima ntago ari uko ibintu byarakubayeho n'abantu badusurroundinze rega ibintu bibaho tuba tubireba for real ari personal experience yego hari personal experience ubona ari social experience ariko hari umuntu muba muziranye muri cross cyane ibintu byamubaho nese ndinde wowe kutaba ibyo bintu nyine byamubayeho bitambaho ntawe ndiwe ntawe sindi mwiza ntawe ndiwe ibyamubayeho. Thank you. Uri mwiza the way you are. Yakakarimbo kawe the way I am. Oya ndi mbere sane twango. Karimbo keza bya dad nyine aba motive akoga nyine kuyango ntuhindure nko kuyitukuje wapi. Nyine gumana skin yawe gumana ukusa. Shana buze n'amavuta sha. Ukuri nuko ngo nyine uri mwiza the way you are. Tugaruke kuri iki kintu giteye ibintu vuze bine ubwo. Abo mvuga ngo abana biga S1 bataha bari guseka ngo kira gihugu ntabwo kizi gusomana man. Umva no baba petit guys not man twebwe tukiga man zina ry'Imana ngiye kera umukobwa yize kunsoma kwitama niyo tugarutse tuvuye muri vacances tuje ku ishuri ansoma kwitama come on man ara numvise mbaye sita imana imbabazi umva do muri era yacu n'ukuri muri era yacu kango umuhungu n'umukobwa nyine bari ndogo nye kuguhobera byonyine avuga ati je vous salue Marie chisa asanga ni Jesus none ubu ngubu kuri kwimana abapeti biga high school man nge ari umutipe yize kumbwira akora muri mino umwe
yarambwiye nyine ngo mfate record nyine aka voice note nyine musobanurire nyine do imva naye mubwiye nyine ukuntu ibintu ibyo bintu namine ukuntu nyine apeti basohoka baganira baca mu rugo baganira ibiganiro bibiri sexual cyane ati mbare ume voice note tuyikoreshe muri case study tabaga mani ngiye I'm not a good storyteller wibabwira bakanyishyura nkabibakorera arumva ndabaga mani ngiye ngo kuvuga inkuru kurya nabirondora byose ariko nyine navuze nyine ibyo bintu ko umutipe numu expert mu bintu bya sinagambutera uburezi n'imibereho nyine ibintu biri social and education ziko nabyita buryo buri scientific ariko nyine bati kera twebwe mani kera ibyo mpamvu nyine twatinyaga bibiri bya sex cyane byo kura kujya muri sex kera habagaho boro zitwa za sinigurisha hakaba filime zitwa ngo za filime za kanyombya bagoragamo ibituntu na za sida hakaho ibyapa kumana ukabona nyine ari filime twarebaga umujama rwara ni hari imburwa n'imitezi man sex igahunguka bro ya munzira ikagwa kwizina ry'ibrono utekereza agaciro gati bimbayeho none wacu apeti urago gitigize apeti basigaye bifungisha myaka 10 n'ingaye akifungisha ubyaro bakinaga amafilme umwana w'umukobwa yatwaye inda wo mu cyari wo bakamwirukana akabura hana by'ubuzima bukabatafu umva none twe muri era yacu icyo gihe nyine wamara kuyo movie kimara kuyireba n'umukobwa ngo gateye he gataka kuruhande gacanga katumuhunga ariko ubu ngo baratinyutse nyine urumva nyako nyine ntabwo twari barenganyiriza niza ni generation ni generation bahora kuma feeds bari kureba bareba nyine kandi ibyo ureba ugegeza kubyigana twere kiragengera nka internet mwaccessinga nakoze kuri telefone ngiye guhamagara umuntu ko nasinzi cya leta mu wa gatandatu ubwo ni telefone bwa mbere kuri publiphone nazizo tuvugana nuga mengo ninze telefone ugutwi bwa mbere P6 nyewe ati alo tinatsinze cya leta joye kuri kakubwiza ukuri nkomo ya section ya ndani kuri man no kera no bro ako wasanga umuntu afite ibyo bintu byo kugira crash ibyo byari nibyahubwo byari bihari ariko crash ko wasanga abantu benshi bajya mu ishuri abakumbuye nk'umuntu runaka bicarana cyangwa turi P5 amko twigana gatwa Clarisse urumva nuza umutipe yabandi cya papuro ko mukunda cyari ko dupapuro yego ngoga ndumva tutuye muri recreation saa yine akigasoma bro yararize yibarangwa mu kibuga hose arayibarangwa twafite ikibuga kirimo ivumbi bya danje ari uko nya kuba abaguruse gushira abagurusengero abari bakunda kwicara munsi umva kuna baraga shadow mu gacucu abari muko mbiva ngo mu kibuga twaturi gukina football basimbuka imigozi yose bakina urudodo kuko bakinaga ibyo urudodo yo kurusimbuka baro agapapuro kamugiza bakina urudodo ewa nduru ikigo cyose cyarayumvise cyose abari mu bicaye ku gacucu batabaza barareba Clarisse bayiki ngo banyandikira papuro araruhereka umutima ntabwo yabyishimiye kuko yararize ararira babati mama banyica twanyandikira mama banyica nga ibaziyo generation papa iyo generation koma urumva iyo generation kuva P1 kujya P6 abakobwa byuze babiri nibo babyayemo bonye babiri ariko ubu ngubu izera ry'Imana fata anga kwishira ibigo bibiri inyuma biri rugurana nugero gasanga mu myaka 5 ishize abakobwa byuze nka tarara ubu bose barabyaye kandi gasanga batanye n'abanyeshuri bigana cyangwa abamotari abantu bakora mu masaro bagisha imodoka bazina Jesus Christ ibintu byarayindutse abana bavuga atafite imodoka man wenda simbivuza ku mutipe yakodeshaga mu rugo ufite imodoka narabizi byakoraga urumva batipe urumva banshakire nimero yawe urumva nuvuga ngo nyine ko wamwumvishaje yaranje ni ikibazo wamujakire nimero yo kumukeka ndi munshakire nimero ye urumva nyine apeti by school man nyine okay ni generation ayo barenganyiriza technology ubuzima bwayo umva n'ubuzima bwaroroshye man dukiragiye man kiragiye nose dibazi niba natanze primaire 2 akinye kinga u Rwanda ruvuye mu bibazo amo watangiye primaire 2 yarashe yave imyaka ingahe u Rwanda rukishakisha nari ntaravuka bro nari ntaravuka mama yari ataratwara inda yanjye pam giduha za biscuit za compact urumva n'abafite ibibazo by'imirire urumva
mane umva ni cyangwa umva sibyo soja do ngabaza uwo mwana sibyo ariko zikugaragara nk'abana baby face nge amo mfite baby face nk'iya Museveni perezida w'Uganda ntabwo uzasaza kabiri mane sinjye sinzasaza uri kuvuga abantu muri comment mutubwire yatangiye primaire demete ubururu yatangiye primaire 2 nari ntaravuka bro ikiruka cya Nyiragongo cyarutse cyarutse ndimo nditegura kujya muri P1 warashyushye narasaze mu kwa 9 gutinze bakajya mu kwa 9 nzara bitaga kwegera yizi shanga naho njyanye kwegara yego madu sibyo I've experience abanye baduhamagaye ngo wese ngaze icyo afite ufite imyenda ufite urukweto ufite ikabutura ufite ibishyimbo ufite ajya tugiye n'ibyo mu Bugesera urabyibuka yego yize kwa amapfa mu Bugesera izuba ryaravuye cyane kuko muri pitu cya P3 harimo 2004 gutyo yes 2003 izuba ryaravuye cyane abinzara urumva nyine iyo nzara habaye cyuta drought ni nk'umwuma amapfa ya mu Bugesera noneho batubwira ti buri wese azazana icyo afite ufite ko umva mu cyaro iby'imyaka n'ibintu kera cyajya ubu nguko byandutse basigaye imiturire yagiye yidevelopa ariko ikeri kitwa imyaka ibyo kurya byabaga ari ibintu nyine biboneka ko biboneka yego ko wasanga n'ibitoki byahiriye mu murima mu karya noneho ubwo atubwira ati wese azana icyo afite mu rugo iwabo tuzashyira ibintu mu Bugesera kare abana nyine bakicwa n'inzara n'iki ubwo noneho njye mu rugo nazanye ikira nari mfite iniforome ebyiri nazanye ikabutura imwe nari mfite iniforome ebyiri urumva hari yigeze kuza ngo ni Croix Rouge nyine bazaga nyine bakaza ku kigo ni Croix Rouge no ni umushinga wa Protestant abaporoso atari compassion oya nagari compassion oya nagari byari bihoraho abana mu Bwongereza bageneye gift abana b'abaporoso bo mu Rwanda none buri paroisse byageragaho gift abana basengera aho hantu mwagendaga kwa mwarimu gunyera umubwiriza bakabaha ugafata ka box ushaka dusanze muri kabari ibyo ngira nasanze uniforme rero ariko nasanze uniforme nsangamo aga telefone kano kakandika kandi mu Rwanda hose mwiganaga uniforme zimwe kaki papa kaki n'amakanzu y'abakobwa kaki zarukubiri hari kaki imeze nka dark gold yijimye ukuntu na kaki ya kaki nyine y'ishitingi ibara rya kaki ni ibara by the way kaki ni ibara nagari kaki nagari bidoze mu ntuzi oya kaki ni ibara ryitwa kaki nkuko bamutuka bari ryitwa kaki mu Cyongereza ryitwa gute kaki n'ubundi come on man I didn't knew that since when ufite internet yego kaki ni ibara man wait andika muri gongo kaki ni ibara first time kaki ni ibara nari nzi ko iriya kaki Cyongereza se ni kaki ngo ni kakira ni izina ni ibara how is that possible guhamagara n'inda series umbwire ko singise kaki is a enough toned duty yellowish brown color with subtle undertones ranging from green to tan. Singi kaki man. Ariko ni kaki ni KHAKI. Kaki. Ariko ni kaki n'ubundi. Oh my god. Simbuga yakana mu mafaranga. Women rival. First time. Uretse ubuswa twumvaga ari ry'ikinyarwanda. Hoya. Twumvaga ari ikinyarwanda kaki. Hoya. Ntabwo twumvaga ari ikinyarwanda ariko ntabwo twumvaga ko ari English. Gerakekaga ko ari igifaransa. Ki ubundi ni kaki. Kaki. Ya rero icyo gihe rero umva nyine ya peti bazanye bita amabakure papa amabakure ibakuru rayize soje sisorori ibakure sis mirongo akano bapimiraga ubundi kera nta minzani yabagaho kera hati ngiye gura kuri ibishyimbo bakure ibishyimbo na abakecuru babigeraga cyane n'ibirahuri abagaho amabakure n'ibirahuri kera twe imitaga ikive ko mva twe twakurira Rubavu igifaransa twakiraga cyane ikive anje wamugurishije ibyo bintu byose uri kuvuga oya no avuze ngo ibakure icyo nyine kuri iyo nzara bakure nari sorori yarambaje iby'inzara nyine byo zango yitwa biki ariko yitwa ibakure soje ni za zindi z'ibyuma se zagiraga twutwuma oya
acha wewe plastique mirongo y'igikondo ari amakuru za gisuperi ego mirongo ni plastique yes ipima inusu mirongo ipima inusu yego nibyo mirongo ipima inusu ndabizi bro inusu cyari ikirahure ikivero ikirekero cy'amazi cyapimaga inusu ariko ibakure ni sororo kandi y'icyuma tuba tugiye kurya umuceri bakantuma nyine cyangwa gatuma nk'umushiki wanjye tugenda ugura ibivero bibiri cyabaga ari ikiro byaracyanda babeshya aya ivero byari inusu nibyo mirongo ipima inusu ndabizi njyewe byashoboka yes ubwo rero apeti nye bazanaga za mirongo z'ibishyimbo kazana ndabizi akagahangara ko mu mutwe rero kano kono k'imbere kandi wavuze ngo watangiye kwiga 2 ngo bari bataratera inda nukuri Sasa yaraterese ashobora kuba bariganaga ntabwo biganye muri segonderi umwe yasoje undi yarasoje kera icyo gihe nyine twaragize imodoka zira none afite ibiryamirwa kuko twaraga mu biringiti yitwa rufuku biringiti urabizi bimeze byandi basigaye bahimpunze impunzi cyaya amatorosho oya ano ikoresho reba gano bagiye kubaka itaje bakunda kubishyira ku nkingi ko yabyamera amazi yinjiremo muri beto fresh sibisa nk'amatorosho dusigaye dukoropesha se amatorosho agisirimu niyo kwa kinyarwanda nyine amatorosho bagura amatorosho nyine bisa nk'aya matorosho yiwanyu pana nta kibazo twemwe ngo dukoresha torosho nta kibazo bisa nk'aya matorosho akoropa hasi uyu muntu muganira arimo aravoma oya ariko ntago ndi arama minerval ntago ndi hasi cyane kugira ntago ari hasi ahubwo dushigiye hasi yo munsi crash wanjye ngira komera ntago na crash ngande ngarashinga se byabura wenda shaka abandi aranshaka gutese wenyine crash rega kabo nshaka nzababone wenda nabazambura cyangwa nzamubona nzakwiruka inyuma urumva no story irangiye mukundana mugazashanga kisasi ese undi yakora iki kugira ngo mukunde si dukundana se turakundana njye by'abasheri yo n'amata reba uburyo mubana he's not even my type ntago nakunda umuntu umeze nka Mose nyine nibyo turi kukubwira ngo yakora iki kugira ngo tugire nyine ni characters yahinduka ujya agira characters nziza bakagenda umuntu mwiza barabizi reka tubwire Mose burazi n'ubwenge mu buzima busanzwe samutaza ubwenge isoya mutaza ubwenge wazasara isoya nawe tubwire ni iki nyine ampropose Mose ubwenge sarabugira wogira ubwo bwenge nta mfite nta bwenge agira agira rero uraducanze nicyo kibura gusa proposal ni scam nyine reba nka gutya n'urugero rero kurarwa gogo tuvuga ati ngiye kuruhanje mubona ndabona ahinduye ibi ntago yavuga no kubera ari single katubana buri munsi sometimes we used to ariko kuganira nk'abasheri ukabona araje propose there to pretend is a sin. Let's do not pretend. Tubike gucumura du pretendinga abyegereje umutima asamo twapfuye icyo bavugane ako njya munsi ikintu twapfuye na amayinite yanjye namutije simukada yiguzaho naguje odessa nasaranga nibi we unasanze ufite ideni ry'igihumba mushana nanaryishyuye ngenye arambira igihombira si cyinshi se igihombira kuri kwimana simukada isasi yari yanjye ya kimesha kimza fata nimero yanjye kishireho Amos namutije simukada waramborotse Amos namutije simukada muri telefone ibaze nta mayite hagebye byagenze gute akara igihumbi bibaza ngo bakumvise umuraganye igihumbi ndacyabyibuka rega byarambabaje icyo gihe ntacyo nari mfite akuzi kwishyira igihumbi utavugiye utazi niyo cyagiye abasane tekesha abandi waraterese n'ubundi kiragira igihumbi mu minsi 2 bro Jesus in 2 days urumva Amos namutije simukadi ko mfite simukadi internet urumva Amos mutiza simukadi ngiye kuyimwaka nsanga yagujijeho arambwira ati hangane nagujijeho ndayagushyirira ubwo twapfuye namaze nk'umwaka nyimwishyuza yarakinyimye naramuretse twapfuye se nicyo twapfuye urangiye twapfuye ansubije icyo gihumbi twakongera tukaba inshuti ubwo yabyumvise n'amadolari n'amanyarwanda n'amanyarwanda y'amayinite ntabwo nyashaka kuri momo wowe shyireho amanyarwanda nyishyura igihumbi cyanjye
uzi ko igihumbi nani ubungu waguramo iki gihumbi soja igihumbi waguramo iki ubungu nta nubwo waguramo amayinite waguramo gwamo ku bakobwa baguramo ibintu byinshi naguramo na pad iyo ngingo irakurengera kera yego intume ku muhanda umunsi wawe ujya muri biriya bihe byari bimeze bite hari byari wari hehe okay nari ndi ku ishuri okay tubwire iyo story ase umva bese kuko cyakobwa benshi bafatira ku ishuri bwa mbere nago byamfatiye ku ishuri nari njyana reka twumve iyo nari njyana mbyutse nsanga nyine underwear yanjye irasa nabi nyine byasana urumva ntago iyo bije bwa mbere biza yego nari nzi kwambara pad icyo gihe nta hantu nyine zari zihari nyine okay nta nubwo nari mbizi bya danje ariko nyine narakoze ndayambara nirirwa icyo gihe nabangamiwe ku ishuri ubuzima bwakomeye yenda gutera pate urumva ndataha wari wayigendanye ku ishuri pad oya nari ndi mu rugo ndyamye nyine byutse mu gitondo nsanga nyine nahindutse ko ntabwo nari ndwaye iyo story ntabwo interesting nyuma yaho kwakumye nyine ukwezi kwa kabiri ugiye nyine muri iyo mihango nta pad ufite ndajya kuyigura ku muhanda imihango yuko no gusaba noneho kumva gutekereza ko mama ari buze kubwira abaturanyi ngo umukobwa wanjye yatangiye kujya mu mihango mana we so embarrassing yeah embarrassing noneho ukuntu mapadi ngo njye kuyigura kuyintuma ngiye kuyigurira undi nta kibazo cyari kirimo kujya kuyigurira njyewe bahita bamenya ko natangiye kujya mu mihango n'inshuti ya mama yarayihamagara ngo ati ndakwinginze mubyeyi utamubwira ibyo bintu nta rimwe byigeze bigutungurira ahantu hatari mu rugo cyangwa ahandi hantu runaka bikakubaho muri computer lab ku ishuri ku ishuri harya babyita kwitasha kwigira iki kwitasha witashirije muri computer amose ego byageze bito n'undi mukobwa waje arakubwira ati watemesheje mwana wanjye no ahubwo narabyumvishe ngize gutya mbona yo birameneka cyangwa serious man nyine ibinyereze urugari bukurura oya ari fields zimwe ndafite experience nenzi kizo fields zose n'usumba nyine byameneka nyine biza gute biza gake ngwakomereka nyine amaraso agatemba cyangwa gake nyine bidakabije uri kumva twibwirira tubyire wabyitwayemo gute byageze kubona umuntu witashije muri church I don't want to remember that. Come on man. Jesus. Yari ari kuririmba ntiyabimenya urumva bahagurukije korali worship team yagenda araririmba atabizi none wagarutse kwicara ahita abimenya church irangiye atinya gutaha mu bihe byashize nyine ni umuntu mukuru gena yinzi ko kuburyo ni ibintu ubu ntago bisinzi nimba bishyibaho none mu gihe cyashize byari ibintu nyine bituma umuntu aba nyine yiyumva ari embarrassed ariko ubu ngubu kubona nitashije nibisanzwe na hano nkababwira mu nize ku mazi nkihanagura barakubaza ngo nyine ubu ngubu byagutungura umubiri se urateguza buri gihe abakobwa basibikirwa ntabwo twese turi regla some of us turi nyine irregla ntabwo ubuzi ngo ukwezi kwawe kuzagira iminsi ingahe yego ntabwo twese turi regla ngo ku itariki 15 nukuri ntabwo subizi nawe wigize kanuza ntabwo ndi regla arabaza ati birahubuka haryo ngo birameneka ariko nanone kuba nyine umuntu yakwiyanduza no kuba atabyitayeho kwiyanduza byo no kutabyitaho uko nagaje ko inshuro ya mbere biza bimeze gutyo nyine ku buryo wahita wiyanduza urabyumva ukajya kwihana ukajya kwambara pad umukobwa wambaye kera tuyagera umukobwa yigiyemo atakurira ngo baramukubita atakenyera agapira gutya kibeta gakenyera twapita ibyibwa bya danje kare twese turabimenya gatuma tukamunyura tukamurira imbago y'iyo mihango
ese yanje namwe ku ishuri byabaga ari igisebo kuba umukobwa yaratinze kujya mu mihango ko twebwe hari ukuntu abahungu niyo wameraga twatuntu utinze ducakwa mwebwe gutinda kujya mu mihango si byabaga ari ikibazo wenda ukabona umuntu uri mukuru akabwira ntarayijyamo cyangwa mu gihe cyanyu ntabwo wabyita oya mu gihe kuko nanjye ntabwo nayigiyemo nayigiyemo niga siniyatire ndi gusoza umva abantu bose twiganaga babaga nyine bayijyamo yes ya Chesas ya ntabwo uri muzima siniyatire 2019 abapeti bari P5 ego P5 umwana mu gihe umwana bajya mu mihango yego ni nayo mpamvu basigaye urumva njye nari mfite ndi muzima siniyatire none se uzibona abantu bakumva atavuga ko utari muzima siniyatire oya ni kuki se bavuga ko ntari muzima oya ntabwo karubaga kate oya mugakate nazimye kamera zimye kamera ndi muzima none se niki gituma imihango iza ku mukobwa kutubaza turabitura abakobwa ni imisemburo nyine y'umubiri iyo misemburo nta kibazo ntabwo yigeze ivumbuka cyane muri comment batubwira kubitara kujya mu mihango wigasiriya ari icyaha usiriyatire wari ufite imyaka ingahe I was ni 2018 oya nakoze I mean 19 mfite ingahe ntabwo nabyibuka ntabwo biba navutse 2004 bibaritse please put something in there with the sound niga siniyatire byari 2019 nyine tubaza imyaka ntago nyibuka ubusa 17 ariko ntabwo yari yatinze cyane ntabwo nari natinze nzi nari natinze imyaka 10 ese ufite umwana kubiburana ufite umwana he's right even no ku myaka 9 hari umwana yibona ariko you can even be 20 utarayibona yego 13 hoya nje I was 17 yego nigaga siniyatire nta kibazo baba bafite biro zikoraga neza ntabwo rero buriya gukora oya ntabwo buriya gukora deal utarajya mu mihango yavuze kutasama yego reka mbwira ukuntu wasama okay can we make this next yego nize biology ngewe ni production birashoboka uba mbwira ukuntu bishoboka muri biology yego mu kwezi kwa mbere umukobwa agiye kujya mu mihango nyine ari bwo bwa mbere ngiye kuribona nyine kuyibona igira iba released kuko biriya bintu bimanuka yego icyo gihe ryabaye nyine ryaje aho ngaho nyine muri uterus muri yego aho ngaho nyine sperm zibashije guhura nayo utarajya mu mihango wasama yego ariko twe turi kuvuga ubaye ku myaka 16 warabikoze ntabwo wari gusama yego ntabwo nari gusama iyo bimenya niba ari kubyaza umusaruro icyo ayo mahirwe gasama gafatira amabarwa mu buzima yaramucitse nagize ngijya mifata nko gufatirana amahirwe uzatushe none urebe uzatushure kataka kubaho inamazi ibyo bintu bizagaruka azabikumbura ibihe ngo bizagaruka ibi bintu byo kumara igihe se myaka 43 ni depends guhera kuri 40 kujya kuri 45 ndakeka ntabwo mbaza ubuzima bwawe se nk'umukobwa mbere yo kujya mu mihango na nyuma yaho hahindutse iki nyine life utarayijyamo unayigiyemo byakomeje biri no mu cyangwa wiyumvishe noneho nk'umukobwa mukuru life okay to be honest njyewe nyine nyijyamo urumva ubwa mbere numvaga atari ikintu kiza kimbayeho even though kiba ku bantu bose nari meze nkaho ntari nyiteguye gusa nashakaga nyine no kwijyamo nkumva ukuntu bimera ariko ije numvaga ntayiteguye pe atari cyo gihe wasihaga ego nahise nyihaga urumva akamo sibyo se rero ibigaro by'ihango byaguteye umujinya si bapfa byane amabya guteye umujinya y'imihango bwira beneka ndi kumuha amakuru dukomeze mu kindi kiganiro mu kindi kiganiro aho buri munsi tuzajya twiganiririza buri munsi kabisa busanzwe aho musezera abantu banyu rero mu mukanya tugiye kuvuga story yusinze ngana we log out
log out for na what login in log out ni na logging out ikintu mbere yuko ngo turoginga out njye nkunda abantu bari kutureba sibyamo urumva so story ni nyinshi umwe twari dutangiye ni nyinshi yes this one of many more iyi ni beginning kandi izakomeza mpaka so pakaye saga ari yavuga ngo zakatakiye kunya nazinga ari mu kanya kavuga ngo pastor maze ngageze kuri bubumbi yego ngo bazazamuka ngo imibumbi 9 yo kagindo bangageze kuri tizamukane tuduhurire mu ijuru rya 9 ibiganiro ni mpaka muri comment bajye batubwirana bajye batwibutsa n'utundi tuntu tuvugaho oya ariko tuyo to kubita turayifite to kubita high school stories papa ifite inkuru zo muri high school even no more crazy stories uyu Are you going? Go Dubai. Anytime I'm flight.